sasa wihanganyemo akazi sibyo nje nta kibazo nakoshamo harya nziye sha nyine ubitekereze neza gusangiye no ndakarira sibyo ntago nakwifata ngo nurukiriye kana rangira urumva inze nkomanga ku gipangu ntafite umuntu nje kureba nkuko mubizi rero ngende twakomeye hari umukobwa twakinanye kuri TikTok ariko twakinanye duhuriye mu nzira ntago azi ko nza ahantu uyu munsi rero ngiye kugenda mutungure bandangiye igipangu aba hanyuma mwibwirijwe utuntu tw'urukundo muterete murebe ukuntu nyine umusore yahuye n'umukobwa bwa mbere na mbere biba bimeze urebe isoni aba afite we n'umukobwa ukuntu nyine aba yitwaye babana rero bajya bavuga ngo ibintu ngo nyine ngo mba nabitekereje nyine ngo nabiganiriyeho n'umuntu ngiye kuwukina nawe ntabwo ariko bimeze namwe muraje nyine mujye mwirira dore ndi n'akagare kanjye bambwiye ngo abantu hano muri Kabeza ariko igipangu nyine ndakizi muraza kureba namwe ukuntu biraza kugenda hano gutya bambwiye nyine ko tuye hano hari ahirya ariko nta gahunda yari afite ko nazaza kumureba umunsi rero nibyo ngiye gukora ewana abaforowazi kabisa ntimurambirwe ndacyari kugenda ntabwo ndagerayo namwe murabona nyine mba nanyuze mu mihanda ya kure nkakata nkongera nkazamuka ahandi ni ahantu nyine mu gakaburimbo kari hano Kabeza nigera imbere ndahita manuka nyine ndahita ngera kuri urwo rugo mu mpande namwe muraza kureba nyine ibintu ndabiza gukora noneho rero sasa ngiye kuhagera dore ni imbere hari agatoya kuri za rugo noneho ewana ntimurambirwe hantu ndahageze dore ngaha kuri iki gipangu hanyuma rero mube mukurikire agakino ukuntu kaza kuba kameze murebe iyo umusore ahuye n'umukobwa bwa mbere ukuntu aba arya indimi yigize mwiza yigize ukuntu nyine ewana dore ni aha ngaha rero sasa ndabanza parike akagare hano ndagaparika heza hano ni muri kaburimbo ariko ntacyo kanashyiraho gusa hari igihe ushobora kubikora gutya nako bakakarasa iyo murabizi nyine ku Kigali bijya bibaho bakaraburiza umuntu nyine agiye gutereta bakakigira neza bamupanwa akabikoraho fresh kugira ngo umusita amucishamo ijisho dore ngaha hano hari umusaza muze kureba ntabwo mbabeshya pe ko nagushaka ntabwo nzi nyine sinakubwira ko ari he gusa nyine haciye n'igihe kirekire ariko ntabwo ari kinini cyane cyewe ako sita mwajya muri kwirengerera birashoboka ko wayobye ntabwo nayobye pe nese ubu naba naribye nkazana ko mpanga ariko twigize guhura ariko umugoroba urumva ahantu iriya mu Giporoso nyine uri gukata umanuka no gukoresha n'akavideo ko gushyira kuri TikTok ntabwo byibuka nje nese hari undi mwari muri kumwe wayobye ntabwo ari ntabwo nayobye ni ukuri kandi ngiye mbizi nese ko ari birashoboka ko wanyitiranyije ntabwo nakwitiranyije ni ukuri njyewe cyangwa wahumye nese basi ni wenda reka tubare ko nayobye ariko naje nje gushaka umuntu none hari ikibazo se wowe n'undi se washakaga ndaho muri byo nyine wowe nashaka wongeza amahirwe ni nawe wanshakiraga iki ese uraba utaranakinywa ko mwajya mureka kudusuzugura ntiwigeze unaza nunda ngo mbaze n'akantu mushakira ahubwo mujya munze none ngiye nifate nzo mu rugo nze kubaza umuntu utazi wenda niyo waba ufite n'akazi basi ni iminota mike cyane harya nziye sha nyine ubitekereze neza gusangiye no ndakarira sibyo ntabwo nakwifata ngo nurukiriye kana rangira urumva inze nkomanga ku gipangu ntafite umuntu nje kureba wenda nyine haba habayemo akantu ko kuza ntakubwiye ko na fone nawe nari mfite urabizi sibyo njye narabajije ibibazo ati umukobwa umeze gutya na gutya aranganga
ariko nibwo twigeze gukorana akafoto tuririya agana mu Giporoso. cyewe se niba wibuka wenda njye naribagiwe twakinanye iyo video zibaza Ni akavidewo kigeze no guca kuri TikTok. Ntabwo ubyibuka se? ndibutse Sha nyine nawe uba wanesheje agaciro, sinzi impamvu wenda ituma abakobwa b'ikigihe musigaye muri kudusuzugura. oya urabizi iki gihe hateyeho abajura bamaze igihe banatwibye nari nkugeranyije wenda nakubwira ngo sorry Ubu nanjye urandebye mbonamo igisambo. ndetse si ubizi ko abantu bahindutse abantu basigaye ari abajura wese ubu narakwibagiwe nari kubwirwa n'iki niba ari wowe Wenda haciyemo igihe ntabwo njyewe nakurenganya, aho se ntunatekereza ukavuga ati ubwo ndi inkumi aha nyine nta musheri mfite nta mpeta nambaye wenda uno muntu yaba yarananyikundiye, akaba ari impamvu itumye ntabwo rega wihutira kubwira umuntu gutyo nabi gutyo gusa. Ese mbaye ndi nk'umukwe ukabwira nabi bigeze aho umva nyine utaba wishe ubukwe. Agatima keza nazanye mwishimiye mbese ugahita nyine umwanga bigeze hariya. wagenda hakaza n'undi ariko nanone buriya uwa mbere yagiye n'uwa kabiri ushobora kubukwa. Ntugatuma amahirwe ya mbere agenda ngo utegereje ataje se. oya rero yasiko hari biri akantu bajya rwose bavuga urumva nyine ntabwo ndi uwa kera ariko najya numva abakera babivuga ngo umukobwa ngo ni nyampinga. Urumva ibyo bashatse kuvuga bavuga ko nyine impinga yose ari iy'umukobwa, bivuga ngo nkawe wenda buriya abakobwa twabyirukanye mu cyaro bajyaga bavuga ngo twe ntabwo ngo twashakira ngo kure y'iwacu. Ababivuze bose bamwe bake muri bo bagiye za Uganda, Tanzania, Kenya, kubera ko ntabwo bajya bagena aderesi. Nanjye nshobora kuvuga ngo tuzaba i Rwamagana tukaba, tuzaba i Muhanga tukaba, ariko wowe ntabwo ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo njye nashakira aha ngaha ngo bikunde. ariko si wowe ndetse no kumbwira amagambo yose sibyo uba ubona Ndashaka kuvuga ko umukobwa uri nyampinga ku musore uwo ari we wese, ashobora kuba ari njyewe, ashobora kuba ari mugenzi wanjye, ashobora kuba ari n'undi mwana ukiri muto hasi. Sha sister nyine ni uko nguko nshobora nyine akaba ari n'undi cyangwa akaba ari njyewe cyangwa akaba ari n'undi utazi, ariko umuntu wese buriya jyewe ubaha abato, abagufi, abarebare, abasaza n'abakecuru, umuntu uko yangana kose umwubahe, ntabwo wamenya impamvu. Kano kanya ushobora nko kubikerensa wenda ari njyewe wawe, sibyo se? Uri umukobwa mwiza, njyewe nibagiwe no kukubwira ko wambaye neza, ko waje umbwira nabi urankanga. Erega sha nta mutima mubi mba ngufitiye sheri wawe, gusa wenda unyihanganiye kuba niteje iryo zina ngo sheri. hano ugiye no kunyita sheri wawe. Oya ariko nshobora kurikwita ugasigara noneho urikorera. afite ikibazo Mbese ubu ntushobora guhura n'umuntu wumva bitewe n'uburyo mwaganiriye mwishimanye kuri nimero yawe akandikaho sheri, ahubwo wowe ugasigara ubikorera kugira ngo uzabyitwa none hari ibyanyabyo. wicecetse ni gute se wita umuntu sheri wawe atari sheri wawe? Ariko nyine wanabaho nyine iki se? okay, ngaho mpanira noneho kuba ni gute njyewe wanyita sheri wawe ntari sheri wawe? ese ubundi iyo wirebye ubona njyewe ndi type yawe? oya cya type ntabwo mbizi. nivugisha ukuri, reba uko usa urebe n'uko utaragenewe umusore. Ese wenda wowe wari uri mu gipangu nyine nta mihanda wagenze, nganjye nagiye akavumbi kanyuzuraho iki. nawe bibaze, reba ukuntu usa urebe n'ukunze, urabona ari n'ahantu twahurira. cyangwa wagiye mureka kwiyenera. uyu musore ni umusazi. Sister nuko ntabwo njye ndi umusazi. oya banze uri umusazi. none bavuga ko umuntu ngo wakunze cyane aba ameze oya nk'umusazi. uri umusazi wayobye. ese ubundi tuvugishije ukuri nk'umuntu wakurangiye ninde wakurangiye? nyine njye nabajije umukobwa ukunda gucamo hari haruguru mwakundaga kugendana mbere y'uko dukorana ka kavidewo, ahangaha ati n'amazina yangu rero ntabwo mwibuka. Arambwira ngo uzamanuke mukate, arambwira ngo uzakata ngo umanuke ahantu ngo hari agakaburimbo gashyashya. None arambwira urugero rwa shokora bihuza nuko hari igihe nigeze gukora ikiyede kuri uno muhanda bari kuwubaka. Urumva bivuga ngo ino karitsiye nari imazi kuko twajyaga tuvoma muri bino bipangu amazi yo kumena ku imashini itsindagira umuhanda. Ambwiye ngo ni ahantu hari igipangu ngo cyahoze ari kwa mudugudu, mpita numva ko ari aha ngaha. bureka bugejeje aho ngaho nkubwije ukuri yahakurangiye urahamenya kandi ntanakubona uranambona, ariko mukurire inzira ku murimo ntabwo njyewe wambera umusheri wanjye habe na gatoya. nubariza akantu gatoya sibyo, ntabwo rije kwinjira mu buzima bwa nyine bwo kubugenza kandi numva aribwo ugiye kwinjiramo. nshobora kubwinjiramo nk'umukunzi urumva ko ntabwo nabwinjiramo nk'umugizi wa nabi. Yewe nta kibi mwifuriza, nta n'umwanzi waguterwa yaturutse iwanjye sibyo.
igihe cy'ingenzi kano kanya ni urukundo pe, genda kwikundira, mbona twabana tukabyara ahungu n'akobwa, reba ukuntu utega neza, ushaka kuberwa n'igitambaro, ukaberwa uzi ukuntu uguye ku mwana byakubera. Okay, urankunda ariko njye sinkukunda. Nakubwiye ko njyewe nawe naho twahurira. Ariko dushobora no ufite ikihe kibazo? Kano kanya urumva urukundo rushobora kuba rudahari, ariko ejo tukagenda ruzi. Sister, n'ejo rushobora kuza. Ntabwo urukundo yego pe birashoboka, njye ntabwo ukunda ariko ukabutanga, ariko uko tugenda tumarana igihe tuganira ukagenda ruzi. Kandi njye nakubwiye ko ntagukunda. Agasherisha ashobora kuba nakumye nyine. Sheri, nuko nazi izina ryawe. Ufite ikibazo wa muhungu? Nyine ubundi ufite umushinga. Nakubajije ufite ikibazo? Nyine mfite ikibazo nyine cy'uko ngukunda. Hapana, ntabwo ufite ikibazo. Kandi iyo umuntu agukunda nawe umuhitamo. ahubwo urwaye mu mutwe, ntabwo uri muzima. Njye nakubwiye ko ntagukundana nawe. Ikibazo ufite ni ikihe muri byose? Ese ubundi dusubiye n'inyuma ukora akahe kazi? Nyine njyewe urabona uri umuzamu hano ku ishansi. Ntaho yumvira uri umuzamu hano ku ishansi. niyo mpamvu navuze ngo wayobye. Sister, ntundebe gutya, buriya abahungu dukora amafaranga menshi. Ubu se bose amembe 50. Ego 50. Okay, 50 wakwishyura inzu, wangurira ikanzu. Ego mana ese najya ngura ikanzu buri munsi? Ikanzu buri munsi? Ushobora gukora amezi. Ubwo se niba ikanzu nambaye igura 50, wangurira ikanzu ya 50 tukarya iki? Okay, nagenda nkagura imwe. Hari ukuntu wenda tugiye turamutse tubanye, urumva ushobora nko kuzana 30, nanjye nkazana 50, wenda mwishyura inzu nawe ukareba. Njyewe se naba nje mu rugo rwawe nje kuvuga ngo nkurere amafaranga muhereze? Ubize se ubwumvikane? Nta ubwumvikane iki? Njyewe mba nkeneye no gusohoka, wowe ukambwira ngo ni nkwa amafaranga tujye guhaha. Wanzaniye iki se? Sister, reka nkwereke buriya bavuga ngo abishyize hamwe ngo Imana irabasanga. Rero ushobora nko kuba mu rukundo Imana ikaduha umugisha, tukagenda tugakira, tukagira inzu nk'izi ngizi z'abakire. Mva bro, ntabwo urwo rukundo rwanjye nawe rwo urabizi neza. Njye nyine umuntu ufite imodoka, wowe noneho uri n'umuzamu. Yego mana yanjye. Ariko umuzamu nawe ashobora kuzaba nko mu nzu. Apana. Mbese ubu ngubu n'abantu b'abakire tubona gutya bahoze ari abazamu. Uko waba umeze kose uri umuzamu, ntabwo nakundana nawe. Nyine dushobora no kubana wenda akazi bakihorera, bajya nko mu gisekirite, ahantu nyine nzajya nkora naha, kuko aho ngaho umunsi uzaba ufite imodoka uzaza. Mbese imodoka niyo tuzatwara mu rukundo. Noneho ujye unyumvira, nakubwiye ngo amafaranga 50 ukorera. Sister, ntacyo reka mwereke, sibyo? Nizere wenda ko wari uri kuburaga, twaganira ibintu byinshi, ntabwo nigeze ndasa ku ntego, sibyo? Sangiye ikintu njye nakabwira ni ukuri pe, ntabwo wakumva ukuntu umutima wanjye umeze. Ndagukunda hahandi numva nsigendana n'amajoro yose, nyine numva nkurota, nabyuka utuntu twose nkoze nkumva ni wowe. Ikibazo ni uko hari n'igihe mba ndi mu muhanda nabona umuntu ari kuza nsanga nkamubonamo wowe. Ikibazo ni uko ukunda udashoboka. None se urukundo rudashoboka? Hari ubwo nakunze umwana w'imyaka 12 se? Ntabwo wakunze wa 12. Wenda ngo bavamo nafashe ku ngufu mu rukundo. Ahubwo wakunze utabasha gutunga. Ariko nta muntu utabasha gutunga. None se kamubaza, wenda njye ndi umusore, wenda nshobora kuba ndya cyane, wenda nkarya nk'iyo nusu y'akawunga cyangwa se irobo n'igice ry'akawunga. Ubu wowe byibura ifu y'akawunga umuntu yashyirana wajya ukayimara. Njye nzi ko abakobwa bagira mu nda hatoya. Njye mba nkeneye gusohoka, ninywera ka mukaru, agasambusa, ikiraha, ibintu nk'ibyo. Nakubwiye ibyo byose bihagarika. Mba nkeneye gusohoka, nkarya neza, nkajya muri resitora ihenze, apana izi z'inshakara. Ese warya muri resitora kandi dufite aho tuba? Ariko noneho niba ari umusazi, niba ari umurwayi wo mu mutwe simbizi. Wowe wenda reka ntabwo mucyuriye, sibyo? Ushobora gutekereza ko kano kazi ko mu rugo ukora, ariko ubuzima buzahora, sibyo? Ariko igihe kizagera nawe wubaka urwawe, sibyo? Wipape, wimame, ugere muri bwa buzima bwo kugura inyanya za tuwasa n'ubunyobwa bwa 200, noneho n'inusu y'ubugari ukayigaburira abana. Nayo ibintu bikumbwira uri kunshanga mu mutwe. Nakubwiye ko njye nawe tutahura. Sister, ni ukuri ndakwinginze pe, sibyo? Mbabarira. Please, nakubwiye ngo ntabwo twahuza. Ahubwo bibaye ngombwa wafata umuhanda ugataha. Inzira yakuzanye urayizi. Basi wambare, basi ukambuka niba ufite n'undi musheri. Ako nakubwiye ngo uri umusazi. Wenda ukangira wa gatatu. Navuze inzira yakuzanye urayizi. Sister, kutangiye. Ukeneye iki kindi k'inzira yakuzanye yizi? Utangiye kubira. Akasaho kumibura.
Mpamagare se umuntu uri haraza kujyana. Sister nukuri nakubonaga uri umwana witonda bavuga uriya niwe wanjye ubu koko bivuga ko nibeshye se ba Nakuva na kare naguhere ngo kera waribeshye ufite ikihe kibazo? Sister uri kunziza ngo ubukene ese ndabuza abakobwa gutereta uri kunziza ngo ndi umukene ngo nkora ku ishansi ngo ndi umuzamu mfite igare se ritunga umugore n'abana batanu mu cyaro igare nako mu mujyi igare ariko noneho ndumva igare ringiri rikorera 200 ubu ngubu se tubanye ugacuruza wenda nk'agatabo n'urugero ntajya nza kugatwara ikabuga nkaza kugutwara Nyabugogo n'ibintu nyine nkaza nkagutwara nkujyana atwara n'inyanya ntabwo wajya uteka urumva nkabona kujya ku kazi wenda nanjye nkabona nk'akazi wenda k'ubusekirite urumva ubusekirite buhemba 60 noneho nawe wenda ukabakorera wenda muri izo 100 tukaba mu nzu y'icyumba na salo amuzaya twishyura nka 25 cyangwa 30 wenda n'urugero pe icyo gihe ni igihe tutarabyara nk'abana wenda dufite nk'umwana ntabwo twarenza abana babiri batunanira ku bato hakuru umusazi urarebye ubona njyewe nakwikurira agataro ku mutwe oya ariko ubuzima naho butakujyana ubwo buzima nyine njyewe nibwo ndashaka nkeneye ubujima buri hejuru akandi buri hasi ubwo n'urugero naguhaga dushobora no gukira tugatera n'imbere wowe nyine wowe mu rukundo none se buri nogare niryo ryagukiza wowe nyine mu rukundo ibindi ngiye mbyibereye sibyo Imana ishobora no kumindura amateka naho hano nkora ku ishansi okay bose bakanangira n'umuntu uzajya ugenda nko ku modoka reka nkubwize ukuri wa gasore we reka nkubwize ukuri siko bimeze iryo gare rifate ufata akayira kakuzanye ugenda ujye kureba undi mukobwa atari njyewe Sister nukuri ihangane basi ubu koko navuye iriya za Nyabisindu urumva nje kukurana none nuko nguko mbwiye ko se tuvugishije ukuri ibi nakubwiye ntago wabyumvise uyu mutwe wawe ntago wumva nukuri ihangane basi niba ufite n'abasherijana wenda ngira uwijana n'umwe si ariko nanjye ne kugenda se wamba barira kunshyushya mu nshuro no kujya mu muhanda bakanga je nakubwiye ngo niryo gare rya numvisha ufite rifate niba unarufite ugenda niba naryo ufite ugende n'ibirengeye mubone wagiye sisa nukuri ngenda gukunda nakubwiye ngo bihagarike ntabyo kunkunda bwana nukuvuga ngo nukuvuga ngo iki nakubwiye ko narebye ndabona ntago ndi kumva amagambo yawe navuze ngo nageze ahantu nyine ngiye no kugura agafanta bati nshura kuza nkakubura ariko ntacyo nshura nyine no kuyaga wenda ukazayagura nk'akantu ushaka nyine sibyo aya none hamaye ariko uru warasaze uri umusazi uri iki njye n'ibitari ibi nabigukora urumva aya avamo fanta ese ubundi tubikisha warebye ubona njyewe nka fanta sinzi ikintu nywa nyine ako ngako ni nk'akantu nyine umuntu aba yakuye w'umukunzi urabona ko tugiye kwinjira mu minsi ya hamana ntabwo njyewe ubwo busabusa bwawe nagufata mbese uko wemeye ugakingura urumva ukanyumva wanyumvishe neza n'ubundi ngo nemeye ngira ute wemeye urakingura nakinguye ntazi uwo nyinguriye wumva ibyo nkubwire sibyo wakwemeye basi urumva wenda ukama igisubizo niyo wambeshye basi w'inshuro umwuka wanjye navuze ngo taha sita nukuri ntabwo nagira taha basi sibyo mbabarira byibura umbwira ijambo ningera wenda mu rwendo rihinda ariko basi ngenda nanjye navuze ngo haguruka utaha si navuze ntabwo uri kubyumva nukuri ntabwo hakura yageneranye aya ngaya nakubwiye ngo ujyane ubusa bwawe sister nukuri anje ubu busa nabukwatse tuvugisha ukuri ufite ikihe kibazo ko hari urukundo njye naje ngusaba nta muntu wakuntumyeho ntabwo wenda duturanye mu cyaro wenda ngo hari umuntu wambwiye ngo uzagende ngo umugambanire wanyumvishe se igihe naguhakaniye ko nta rukundo ruhari ufite ikihe kibazo mbese ufite sheri basi ndamufite mbese nta kuntu wangira basi n'umubesiti cyangwa nyine uwa kabiri navuze ngo ufate utwawe ugenda ariko si ubu gusa wanzaniye ufate ugenda nukuri pe ntabwo uzabona undi musore umeze nkanjye wagukundaga nk'uko mukora nukuri pe ngenda gukora ufite ikibazo cyo mu mutwe si gusa navuze ngo taha inzira yakuzanye urayizi site basi reka mwisabira akantu nkagaki mwumva icyo ariko nyine ihangane nyumve njye mwisabira akantu basi mfashe sibyo kuba usetse byonyine biranshimisha none nsetse kubera ko ngukunda kugira ngo uganire n'umuntu nta guseka nta kamwenyura wenda ibyo byonyine bimuze ku mutima
nsetse kuko ngukunda cyangwa uko ngwera kurukundo wenda nko kwa gasize nsetse kuko ibyo uri kuvuga binsekeje biri no kunyiga mu mutwe bisekeje ariko uri ikigori kuri pe uruzuye bavuga ngo uyu umuntu akundanye cyane nyine ngo ashobora no kuvaniramo inuze sinzi ukuntu navuga ni depression hari sinzi ukuntu ibyo wavaniramo byose ntabwo bindeba navuze ngo fata ubu busa bwawe n'iryo gare ryawe ugende nyine nari ndi kubwisabira kandi nk'agakitsi basi noneho ntacyo ndagiye pe ubwo urukundo uraronyine okay ariko basi wihangane akabizi sibyo nje nta kibazo nakushamo ako ndebera none ntabwo nari nzi ko abahungu b'i Kigali baba bigoryi bingana gutya dore n'udufaranga avuye gukorera ahise aduta hano genda wana reka njye kwinywera kamwe